Amabwiriza mashya mu gihugu cya Brazil yatumye abenshi mu bakoresha aya mafaranga ya crypto bibaza nimba ushobora kugira freedom muri crypto ariko nanone ukagira security ihagije. Banki nkuru ya Brazil iri gushyiraho uburyo bushya bwo kugenzura zimwe muri crypto transfer nini ku buryo hari izishobora gutegerezwa kugera ku masaha 24 mbere yo kugira ngo icyo gikorwa gikomeze. Muri rusange tuzi ko crypto ubundi bayikundira ko ari ifaranga ritagenzurwa na buri muntu uwo ari we wese, transfer yayo iba yihuta kandi hakaba harimo na security iri hejuru. Ibyo ngibyo rero byabaye nk'ibihinduka muri Brazil nyuma yuko banki nkuru y'iki gihugu yasohoye itangazo rigambiriye kugenzura uko izi transactions zizagenda zikoreshwa. Ni mu gihe ibihugu hirya no hino ku isi bikomeje kugenda bishyiraho uburyo hashobora kuba habaho kubahiriza ibijyanye no guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abenshi bagenda bafata ibyemezo bitewe n'igihugu ku giti cyacyo n'ibyo abaturage bashobora kubahiriza mu gihe bari gukoresha iri faranga mu gihugu bagiye baherereyemo. Nibyo tugiye kuganiraho hano ni kuri Rugwiro Prozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubyaze umusaruro ujyana natwe umunsi ku wundi maze wungura ubumenyi. Amafaranga ya crypto muri rusange mu myaka yagiye itambuka yagendaga akoreshwa n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bayikundiraga ko kuri blockchain ibikorwa byose dukora bibaho mu buryo bw'ikora hanyuma habeho umugenzuzi uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo mu gihe ukoresheje uburyo runaka bwo kohererezanya amafaranga na mugenzi wawe, dufata urugero nko mu Rwanda, ufashe icyemezo cyo kunyoherereza amafaranga ushobora gukoresha Airtel cyangwa se MTN. Icyo kigukoresheje nicyo kiba kiri gukora validation cyangwa se ubugenzuzi. Kubera ko icyo kigo ari cyo kiri gukora ubugenzuzi, ushobora kuba wakibeshyamo umubare runaka ukabahamagara bakayahagarika kubera ko nyine nibo bari kuba abahuza hagati yanjye nawe. Dushobora gufata ko icyo kigo ari cyo kiri gukora validation kubera ko n'ubundi ibikorwa byose dukoze nibo basigarana historique yabyo, maze igihe runaka bakazagena ibikorwa byakorewe kuri sim card yawe mu gihe cy'umwaka, imyaka 2 y'ukwezi cyangwa se n'ikindi gihe. Ibi rero ntago ariko byari bisanzwe bigenda kuri crypto, ariko nanone uko guverinoma z'ibihugu zigenda ziga mu gukoresha aya mafaranga bizagenda bihinduka. Harababihuje rero n'ifaranga rya Pi network, harababihuje no kuba crypto yabitangiye kubangamirwa muri iki gihugu cya Brazil. Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Banki nkuru ya Brazil iri gushyiraho uburyo bushya bwo kugenzura zimwe muri crypto transfer nini ku buryo hari zishobora kuzitegereza amasaha 24 mbere yo kugira ngo zemezwe. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko Brazil yabujije crypto gukora. Ikibazo nyacyo ni ukumva icyo iri genzura rigamije gukumira, uko aya mabwiriza azakora n'icyo bishobora gusobanura ko hazaza ha crypto na Web3 muri rusange. Reka tubyinjiranemo neza. Niki cyabaye? Icyabaye nuko banki nkuru ya Brazil yatangaje ingamba nshya zigamije gukomeza kurwanya uburiganya mu mikoreshereze ya virtual asset. Mu buryo bushya, zimwe muri transactions zizajya zitegereza igihe cy'amasaha 24 kugira ngo zemezwe, hanyuma mu gihe ayo masaha arangiye bafata icyemezo niba iyo transaction ikomeza cyangwa se ihagarikwa. Ikindi kandi cy'ingenzi nuko aya mabwiriza areba cyane cyane transactions ziri hejuru y'ibihumbi 10 by'idolari mu mafaranga y'Amerika, haba transaction imwe cyangwa se amafaranga yose yoherejwe n'umukiriya muri uwo munsi hakurikijwe ibisabwa n'amabwiriza. Ariko hari ikintu tugomba kubanza gusobanukirwa. Ntabwo Brazil yafunze safe custody wallet, ntabwo kandi yavuze ko umuntu atemerewe kugira crypto ye bwite, ahubwo ikiri kugenzura cyane cyane ni uburyo bwa regulated crypto company zoherezamo cyangwa se zakira amafaranga ajya muri izo wallet cyangwa se ku masoko yo hanze. Ibi byabaye ryari? Ni inkuru yatangiye kumenyekana cyane ku itariki 7 Kanama muri mwaka wa 2026 ubwo Reuters yatangaje ko banki nkuru ya Brazil iri gushyiraho uburyo bushya bwo gutinza zimwe muri
crypto transfer mu rwego rwo kurwanya uburiganya. Amabwiriza mashya ateganijwe kuzashyirwa mu bikorwa mu mwaka utaha ku itariki ya 1 Mutarama mu mwaka wa 2027. ni ukuvuga ko tudashobora kuvuga ko ubu buryo bushya bushobora guhita buhindura imikoreshereze ya crypto cyangwa se transaction uyu munsi, ahubwo ni amategeko ateganijwe kuzagira effect guhera mu mwaka utaha. Inkuru yatangajwe na Reuters, ariko sosi yayo yaturutse kuri Banco Central do Brazil, kuko ariyo regulated iri gushyiraho framework igenga virtual asset. Banki nkuru ya Brazil isanzwe ifite amabwiriza asaba virtual asset service provider kugira uburyo bwo kumenya no gukurikirana ibikorwa bijyanye na safe wallet, international transfer ndetse no kurwanya money laundering na financial ibikorwa bitemewe. Niyo mpamvu hano kuri Rugwiro Prozone Official tugomba kureba neza ingaruka z'iri tangazo n'icyo bishobora kuba byarwanya. None se kubera iki Brazil iri gukora ibi? Impamvu nyamukuru ni ukurwanya uburiganya. Tekereza ku muntu ukoresha exchange cyangwa se crypto platform, umuntu akagushuka akoresheje scam, amafaranga menshi akayohereza muri crypto, hanyuma ayo mafaranga agahita ajya kuri wallet iri hanze mu buryo busanzwe bwo kugenzurwa. Iyo ayo mafaranga amaze kugenda, kuyakurikirana cyangwa se kuyahagarika cyangwa kuyagarura bishobora kugorana. Brazil rero ishaka ko transaction zimwe nini zishobora kwemezwa hakurikijwe amategeko n'amabwiriza. Ibyo bikaba bishobora gushyiraho igihe cyo gukontorora risk cyangwa se gukora risk assessment mbere y'uko transaction yemezwa. Ni nkaho regulator bavuga bati, reka tubanze twibaze iki kibazo. Buri transaction yose iramutse ikozwe nta kibazo ifite mbere y'uko amafaranga asohoka burundu, kandi ni nacyo gituma habaho amasaha 24. Ariko kugira ngo tubyumve neza, abantu benshi bakoresha crypto bayikurikiranaho ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'ubwigenge, harimo safe wallet. Kugira ngo ubanze usobanukirwe ibyo turi kuganiraho, reka tusobanure ijambo rimwe riyi kubiyemo ibi byose, ari ryo self custody. Ni igihe ari wowe ufite control ya private key ya wallet yawe, bityo ukaba ushobora kuyikoresha udakeneye ko company igufatira icyemezo. Ni kimwe mu bitekerezo bikomeye biri inyuma ya crypto, ariko iyo self custody izana ibintu bibiri: iguha control ariko ikaguha n'inshingano. Ni ukuvuga ngo ku bantu baba muri Pi network, reka tubifateho uru rugero, ni wowe ubitse passwords zawe, amagambo 28, biguha uburenganzira, ni wowe bigenzura, ariko bikaguha n'inshingano zo kuzibika neza muri rusange. Kugira ngo wumve iki cyemezo Brazil ishaka gufata, nuko ushobora kwibaza niba mu gihe cyose wohereje Pi bitwara amasaha 28 mu kugira ngo iyo transaction yemezwe, bishobora kugabanya ubujura. Birumvikana muri rusange. Iyo wohereje crypto rero ahantu hatariho, na banki isanzwe ishobora kuba yagufasha mu gihe bahamagaye ngo transaction isubizwe, nkuko bishobora kugenda muri bumwe mu buryo bwa traditional finance. Muri banki zisanzwe ushobora kubukoresha banki isanzwe, iyo habayeho kuyobya amafaranga ushobora kubahamagara ku murongo wabo wa telefone, hanyuma bagahagarika iyo transaction. Ariko muri crypto ntibibaho. Niyo mpamvu regulatory bareba safe custody nk'abantu bakwiye gukorerwa risk control, cyane cyane y'amafaranga menshi avuye kuri regulated platform ajya hanze. Kandi hano niho dushobora kwibariza ikibazo: ese protection ishobora gushyirwa he ku buryo itangiza freedom ya crypto? Kugira ngo dusobanukirwe neza, Brazil ntabwo yatangiye uyu munsi kugenzura crypto, ahubwo banki nkuru yayo yatangiye kuba framework yihariye ya virtual asset, harimo equipment kuri companies zitanga services za crypto,
custody reporting, international transfer ndetse no kurwanya financial crime. Ibi rero birerekana ikintu kimwe, crypto iri kuva mu gihe cyo kuba tekinoloji abantu bamwe bakoresha ikajya mu gihe iba igice cy'imikorere y'imari isanzwe. Ubu hari Bitcoin, stablecoin, exchange ndetse na tokenization, DeFi ndetse na Web3 application. Hanyuma kandi ecosystem imaze kuba nini, governments na regulatory bishobora kuba byakorana maze hakabaho kurinda uburiganya. Reka tubisesengure. None ni iki Brazil yatangaje? Ni biki bishobora guhinduka? Ku ruhande rumwe ingamba nk'izi ngizi zishobora gufasha kurwanya scam niba hari transaction nini idasanzwe kugira ngo igire icyo yemezwaho, hakabaho gutegereza igihe kirekire. Ibyo bishobora kurinda uburiganya hakiri kare. Ariko ku rundi ruhande crypto yubakiye ku bintu bibiri gusa. Icyambere ni speed, cya kabiri ni control. Iyo umuntu ashatse kohereza crypto aba yiteze ko blockchain ikora vuba. Nanone iyo habayeho uburyo bwo kugenzura gutegereza, abantu bashobora kwibaza niba crypto itangiye kwegera uburyo bwa traditional finance, nimba batangiye kuyimurira mu buryo busanzwe ibigo by'imari byari bisanzwe bikorwa, ibikorwa byabo byari bisanzwe bikorwamo. Ariko ngiye mbona ko ikibazo kitari kuvuga ngo ni regulation mbi, ikibazo ni balance, kubera ko bishingiye ku kohereza amafaranga arenze ibihumbi 10 by'idolari. Ubwo balance nizo zigomba kuba zagenzurwa cyane. Niba regulation ari nke, scammers bashobora kubona uburyo bwo gukoresha ecosystem nabi. Niba regulation ikabije cyane, innovation ishobora kugira ingaruka zirimo gutuma itangira kugenda gahoro gahoro. Future ya crypto ishobora rero kutaba ikibazo cya decentralization gusa, ahubwo ikaba ikibazo cyo guhuza. Ariko kandi freedom, wongeyeho security, wongeyeho regulation, wongeyeho innovation, bitanga global impact. None si inkuru irareba Brazil gusa, oya. Urugero rumwe ni urugero rurerure isi yose igomba kwigiraho. Mu gihe cyose hari gushyirwaho amategeko ya crypto, ibihugu bitandukanye biri gushaka uburyo bwo kugenzura exchange, stablecoin, custody, international transfer n'abatanga serivisi za digital asset. Ibi bishobora gutuma ejo hazaza ha crypto habaho ibintu byinshi cyarimwe. Blockchain igakomeza kuba decentralized ku rwego rwa technology, ariko company zigatangira kubona access y'iyo technology, zigakomeza kugengwa n'ayo mategeko. Ibi bishobora kugira ingaruka kuri exchange, stablecoin issues, payment company ndetse na Web3 business. Reka tubiherereze hano iwacu. Isomo rya mbere nuko regulation na crypto iyo bitangiye kuba byakorana, ikibazo cy'ingenzi ku isi gishobora kuba cyazamo ni ku bihugu noneho bya Afrika. Ntabwo Afrika ijya itinda mu gufata icyemezo cya adoption cyangwa se kwakira gushyira mu bikorwa icyemezo gishya cyo gukoresha impinduka mu bijyanye n'imikoreshereze y'ifaranga koranabuhanga, cyane cyane ko nko muri Kenya baradusize. Bimaze kumenyerwa cyane cyane mu bihugu bya Afrika. Afrika ifite amahirwe akomeye kuri digital finance, mobile money, yerekana ko abantu bashobora kwakira financial technology vuba dukurikije ibihugu byinshi biyikoresha. Blockchain na Web3 bishobora kongera andi mahirwe muri payment, ownership, digital identity, tokenization n'izindi service. Ariko kugira ngo ibi bikure hakenewe trust cyangwa se icyizere, kandi trust iba ikeneye security, transparency n'amategeko yumvikana. Ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo impamvu ari ukuvuga ngo dukore ibyo Brazil yakoze, nta nubwo ari nabyo u Rwanda rushobora gukora, ahubwo muzi ko mu gihe cyatambutse inteko nshinga amategeko nayo yize ku bijyanye no gushyiraho amategeko n'amabwiriza agambiriye gucunga imikoreshereze y'iri faranga koranabuhanga. Ariko kandi reka dushyire ibintu ku murongo. Brazil iri gushyiraho uburyo bushya bwo kurwanya uburiganya muri crypto transfer. Zimwe muri transactions zishobora
gushyirwaho holding cyangwa se gutegereza mu gihe cy'amasaha 28. Aya mabwiriza mashya ateganijwe gutangira gukurikizwa kuva ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka wa 2027. Izi ngamba zirareba cyane cyane transactions zimwe nini kuri provider cyangwa se safe custody wallet, ariko hari ibyo tugomba kuvuga ko ari fact, ntabwo ari ukuvuga ko Brazil yabujije crypto, ntabwo yigeze ihakanira safe custody wallet gukora, kandi ntabwo byemeza ko nyine ari imikoreshereze mibi ya crypto yatumye bafata iki cyemezo, ahubwo no kugira ngo bakumirire hafi. Harababihuje rero na Pi Network, nubwo nta nyandiko zihita zibigezaho direct. Ababishingiyeho nuko bavuze ko ifaranga rya Pi rishobora kuzavunja amafaranga menshi mu madolari, bityo mu kohererezanya amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10 by'idolari hakazajya habaho ubugenzuzi budasanzwe. Iyo ushyize ibintu byose hamwe, nkuru ya Brazil ntabwo ibi nkuru y'amasaha 24 gusa, ni ikimenyetso cy'uko crypto igenda yinjira cyane mu isi y'amategeko agenzura imari isanzwe. Brazil iri kugenda ishyiraho uburyo bwo gukumira uburiganya. Abakoresha crypto bagomba kugira freedom na speed. Company zo zishaka gukomeza gukora innovation, regulation nabo barashaka security, kandi hagati y'ibyo byose niho hazubakwa future ya crypto. Ikibazo rero gikomeye ntabwo ari uko Brazil iri gushyiraho amategeko kuri crypto, oya, ahubwo gikomeje kuba ikibazo mu matwi y'abanyamuryango no kwibaza bati ese isi izafasha gushyiraho regulation irinda abakoresha crypto ariko ntihagire innovation ihutazwa, cyangwa se na blockchain igakomeza gukora mu bwisanzure? Reka dukomeze tubitegereze. Wowe se ubibona ute aya mabwiriza ya Brazil? Urabona ashobora gushyiraho irindi tafari mu kurinda abascammers, cyangwa se aya masaha 28 ashobora kuba intangiriro y'ubugenzuzi bukabije bwa crypto? Ibyo abantu benshi bayikundira ugasanga biracitse muri rusange. Uraza kutubwira uko nawe ubyumva, wandika igitekerezo cyawe muri comment. Mwakoze cyane kudukurikira kuri Rugwiro Pro Zone Official. Nanjye ndi Rugwiro Pro, Connect Rwanda to the future of technology. Ni nuko dusoje ikiganiro cya none. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ushobora kutugezaho, ushobora kutwandikira muri comment, hanyuma tugakomeza kungura ubumenyi. Ese ubona hari igihe kizagera crypto ikayobora isi, ko dusanzwe dukoresha amafaranga asanzwe na crypto ikaza kubigeraho? Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro. Wakoze cyane kutwumva, hanyuma Imana ikurinde naho ubutaha.